Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Mudukurikiye muri mu bice bitandukanye bigize isi, hari abadukurikiye muri Iburayi, hari abari muri Amerika, hari abari muri Aziya, hari abari muri Afurika, mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Nitwa Simeon Muhumuza, nk'ibisanzwe uyu munsi wa none turongera tuganire. Turi ku munsi wa nyuma usoza umwaka wa 2020. Uyu munsi radio ya diaspora twiyemeje kuba twabinjiza mu mwaka turi muri mood ya diaspora, ariko nanone dutarama kugira ngo tubashe kwishimira ku Imana iki turinze kugeza amagingo ya, ariko nanone dutekereze ku mwaka mushya twinjiyemo wa 2021. Uyu munsi twagize amahirwe yo kubona imwe muri band zikorera muri diaspora, ni abajene batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nebraska, bitwa Lyve Band. Nibo tugiye kuganira nabo kugira ngo badusangize byinshi ku buzima babayemo, by'umwihariko bwa muzika bahakorera, uko bigenda. Hari abantu bumva ko band za kinyarwanda cyangwa se z'abanyarwanda ziba mu Rwanda gusa, cyangwa se ko zitajya hanze ngo naho zibashe kuhakorera. Uyu munsi nkuko muri kubibona kuri screens zanyu, turi kumwe n'abajene batatu bagize iyi band maze kubabwira. Harimo uwitwa Esther Uwamahoro, uwo niwe muri kureba aho hagati, umukobwa. Hanyuma wowe undi muri kubona ku ruhande ubwo rw'iburyo yitwa Benoit Kayigamba. Hanyuma uwo muri kubona kuri piano yitwa Japhet Ingezi. Lyve Band, tubaye ikaze kuri radio ya diaspora One Nation Radio. Muraho neza? Reka nangire mbifuriza umwaka mushya, ndizera ko muri mood, umwaka musoje neza. Yeah. So, ngira ngo ikibazo cya mbere cyaba uyu mwaka habayemo ikintu cy'icyorezo cya COVID-19. Abantu benshi bisa nkaho byababangamiye. Mwebwe ntago izo ngaruka zabagezeho, nubwo wenda mwe mukorera muri diaspora. Ubu ngubu mu Rwanda ibitaramo ntago birongera gufungurwa, ariko aho ngaho ntago byababangamiye cyane. Urakoze cyane none kwakira hano, dushimiye kubaha. Kuko wari bivuze uyu mwaka twese twahuye n'icyorezo cya COVID-19, kandi twese hari impinduka byatugezeho. Ntabwo ari mu Rwanda gusa ibitaramo byahagaze, cyane abahanzi bakomeye nabo ibitaramo byabo ntibikiba. Ahangaha impinduka yabaye cyane nuko ibintu byinshi nyine byahise bijya online instead yuko byaguma nyine biba live. Nkatwe ku bwacu twari dufite plan nyinshi, twatangiye vision 2020, dufite plan, hari ibitaramo dushaka gukora kuri campus yacu, dufite no kubikora hanze ya campus, ariko urumva kubera COVID-19 hahita hatangira kujyaho ama restrictions yo gukurikiza. Rero biba ngombwa ko ibyinshi tubihindura gutya kuri Zoom, cyangwa se tugakora ama record abantu bakayareba nyuma. Ariko navuga ko twagize nk'igitaramo kimwe gusa nacyo cyabereye hanze, abantu nyine batandukanye nabwo bashizemo ya ntera ya metero mu Rwanda shiramo. Ndabyumva mwari mwambaye n'udupfukamunwa. Udupfukamunwa hoya keretse ugashaka. Kuko twari turi hanze, rero abantu bari batandukanye uko byari bimeze. Yego, nabonye aho ngaho ntago udupfukamunwa Abanyamerika umuntu ukambara n'ubishatse, mu gihe mu Rwanda ho ari itegeko ukambara mu gihe uri mu ruhame. Kubera iki aho ngaho hambara ubishatse? Well,
sinzi neza ariko hano barakambara wenda hari ahantu batabigira itegeko cyane ariko nkatwe tuba mu kigo urumva ikigo gifite risike nyinshi ko abantu bazaba bari kumwe mu maklasi aho baryama rero twebwe kuri campus ni itegeko ntabwo wakwinjira utakambaye ntabwo ari mu Rwanda honyine nyine natwe ntabwo wakwinjira muri campus utakambaye gusa hanze wenda yaho sinzi biterwa nuko wenda buri nyubako bishaka yego abantu ko muri Amerika ariko muri Nebraska ubwo nanibutsa abantu ko nubwo turi kuganira nka Lyve Band cyangwa se nk'abahanzi abacuranzi nanone kimwe mu bintu gitumye muri Amerika ntabwo ari umuziki gusa harimo n'ishuri aba turi kuganira muri kano kanya biga muri University of Nebraska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benoit, mwahageze ryari? Uranatubwira niba mwarahagereye rimwe, natubwire niba ariho band yatangiriye, se yatangiriye mu kigo, mwahuye gute ubundi kugira ngo igitekerezo cy'iyi band kize? Ndumva twahagiriye rimwe mu kwa munani kwa 2019. Rero buri wese yari asanzwe ndumva ari umuhanzi cyangwa ari umuririmbyi cyangwa n'umucuranzi ku giti cye, ahubwo nuko buriya like abantu bafite impano cyangwa bafite interest zimwe hari ukuntu usanga n'ubundi bahuye. Rero twagiye tumenyana bitewe n'uko wenda nari nzi ko like ko turi no muri university imwe, naje kumenya ko Japhet acuranga Esther ko ari umuririmbyi mwiza, rero dutangira kuzajya twishyira hamwe. Gusa navuga ko umunsi wa mbere twahise decidinga gukora band like ni igihe hari habaye Rwanda night, hari haje na ambasaderi w'u Rwanda hano muri Amerika. Rero nibwo twaperforminze ari chancellor w'ikigo arabikunda na ambassador nawe arabikunda. So then from then ndavuga ati why not tutakora band, tugatangira gukora nyine byabaye nk'imbarutso. N'ubu twari dufite idea muri twebwe, ariko iryo joro turebye ukuntu abantu babyishimiye, ukuntu like ari abanyarwanda ari Americans bose nyine babyishimiye, twari tuvuga ati why not, yabaye nk'imbarutso dutangira gukora nka band. Kuva icyo gihe rero tumaze igihe dukorana, navuga ko ariyo mpamvu icyo gihe nibwo twahise tuvuga ko tugiye gukora band kandi twayishyira no ku mugaragaro. Ubwo twavuga ko rero igitekerezo ubwo cyabaye cyawe, ni wowe cyaturutseho kugira ngo uvuge ariko nta kuntu twakora band, cyangwa cyavuye kwa Japhet cyangwa ni Esther? Navuga yuko igitekerezo cya band twese twarabyifuzaga, ahubwo nuko icyatumye tuvuga ngo twese tugiye gukora band like twumvisha ibintu commentaires z'abantu nyuma tumaze performinga muri Rwanda night. Abantu benshi bose baramubwiraga like mukore band, dukeneye band. Nyine usanga nta maband menshi ari abanyarwanda muri Amerika. Rero basabwaga like yuko ibyo bintu ni ikintu cyaba ari gishyashya kandi cyiza kandi cyanagira impact muri diaspora. Rero navuga ko from the suggestions twabonye iyo joro abantu babyishimiye cyane, nibwo twese tuvuga ati okay dukore band. Buri wese arabyemera, dukomeza. Yego. Hanyuma Japhet, umuntu yavuga ko mu gihe cy'umwaka hafi igiye ku 2 mumaze muri Nebraska, noneho mukaba muri gukora band, challenges mumaze guhura nazo ni izihe? Natanye mbwira abantu ko gukora muzika nyarwanda, abantu benshi bumva ko band kuko ibisaba ibintu byinshi, muba muri benshi, mugomba kudeplace ama instrument, ibintu byinshi, ariko challenges noneho zo kubikora n'abikora mu gihugu kitari cyawe zabaye izihe?
iyo ni topic ndende yagutse kubera ko bagenzi banjye barabizi twari urugamba rukomeye kuko urumva kwari gutangirira ku busa niba ariko nabivuga yaba ari instirima urumva kuko nkuko twabivuze kare twaje turi abanyeshuri ntabwo twaje tuje gukora umuziki niba ari uniuza niba ari izi piano mubona aya magitari n'ibindi byuma bitari kugaragara byose ni ibintu tutatangiriye hope nta kintu kimwe twari dufite urumva rero yaba ari amafaranga twagombaga kuyishakamo kugira ngo tugure ibyo byuma buri wese akagura icye uko abishoboye uko ashobojwe ndetse wenda tugatangira no ku byuma bya karite nto iyo yabaye challenge ndetse bidutwara n'igihe kirekire kugira ngo tube at least tugeze aho tugeze uyu munsi so challenge ya mbere yari kubasha kubona ibyuma challenge ya kabiri wari umubare w'abacuranzi dukeneye kugira ngo tube dufite umuziki wa bande wuzuye urumva hari ukuntu wenda umuntu ashobora gukoresha instirima nke ariko agakora ibyo bande yose yakora ariko nanone hari igihe iyo udafite ubwo bushobozi bwa instirima ariko ufite abacuranzi benshi bahagije mushobora kuzuza umuziki ushyitse so rero iyo nayo yabaye challenge kuri twebwe biratugora cyane uburyo twumvamo umuziki cyangwa umuziki nyafurika byari bigoye ko wazana umuzungu ngo mukorane byari bigoye wenda ngo umuzungu acuranga umuziki uri afro byari bigoye nyine kubasha guhuza iyo mico ibiri itandukanye cyangwa ngo acurange ariko thankfully enough ngacuranga inyarwanda right byari ibintu bigoye cyane ariko nyuma buhoro buhoro n'ibyuma bya nyabyo bikwiriye twabashije gukora umuziki ushyitse at least twapresenta abantu bakumva ushyitse hanyuma kubera bahisemo kuba batatu nta bandi banyeshuri b'abanyarwanda bari aho ngaho muri Nebraska University bakora umuziki wenda nk'uko uri kubivuga mwari bwongeremo kugira bande wenda yaguke ibe nini kurushaho cyangwa mwabonaga ibyiza biri bubafashe wenda bitewe n'izo challenges ari uko muri batatu nicyo nari ndi kuvuga nta bandi banyeshuri bahari twari gufatanya umuziki kuko ntabwo ibyo byose ntabwo twari kwanga gushaka umuntu udukubitira ingoma mu rugero umubate iyo tumubona twari kumukoresha ariko still umuziki hari ukuntu umuntu ashobora kubikora ukuntu tukaba twakoresha ibyuma dufite tugatanga still sound ikenewe iyo n'ubundi abantu bakumva bakanogera rero si uko tutari tubakeneye ahubwo nuko nta bari bahari yego hanyuma reka ngaruke kuri Esther ubwo n'abadukurikiye mu bimenye niwe muyobozi w'iyi band niwe mukobwa urimo rukumbi abandi ni abasore ariko urabona ko ari band yubahiriza gender which is good icyo nshaka kubaza Esther mumaze imyaka igiye kugera kuri 2 turangije cyangwa se dusoje umwaka wa 2020 ni hehe mumaze kwishimira kugera niye ntambwe mumaze kugeraho umunsi umuntu kuri iki band yavuga ati byibura harimo progress hari aho bageze hari aho bavuye nkuko Japhet yabitubwiraga kubona instrument gutangira challenges zuko nta bandi bacuranzi muri bubone ibyo byose niye mumaze kugera mwishimira ndumva ikintu cya mbere nabanza kuvuga nuko ntabwo hashize igihe kinini dufashe nyine decision ko ati tugiye gukora noneho as a band as a group twatangiye ndumva mu kwa kabiri uyu mwaka nibwo ku itariki ya mbere ku munsi w'intwari nibwo twari twagize nyine Rwanda night ngubu tubona feedback abantu baratwanguhaje batubwira you guys ibi bintu nyine mu bikomeza ntabwo ibi ni ibintu bidasanzwe ahangaha ni ubwa mbere tubonye bande ishobora kuririmba indirimbo za kinyarwanda ikaririmba n'iz'abandi bantu bo muri Afurika ndetse n'iz'abantu ba hano abantu rero byarabatangaje cyane ariko nk'uko Japhet yari yabikomojeho twatangiye dufite ibyuma bike ibyo bintu rero bisobanuye ko nanone ahantu twakoraga cyangwa se audience twari kubasha kugeraho
ndetse na confidence actually byose bitandukanye n'ibyo dufite ubu ngubu kuko hari ibyo twongereyemo urumva tumaze icyo gihe twabashije kubona izindi instruments ari nako dufata umwanya wenda corona yanyuzemo pe ubwo amaplans yacu arapfa yego ariko byaduhaye umwanya wo kubasha noneho mu cyongereza kumutwa ngo gucraftinga noneho neza ibintu byacu ndumva ubu ngereranyije na mbere ibintu turi gukora ubu ngubu umuntu aturebye mu kwa kabiri akareba n'ubu ngubu yabona ko hari ahantu tugeze and ikintu kimwe navuga ngo byahereyeho nuko twagiye tubasha kumenyana urumva iyo abantu bamenyanye no gukorana biba byoroshye no kumvikana gukorana wenda tukavuga ati ahangaha turagenda gutya n'ahangaha ndumva iyo ni one of the biggest achievements. Hanyuma mwari nubwo wumva byatangiye nko mu kwa kabiri urumva kwa gatatu corona yari yikubisemo ariko wenda mbere yaho hari amahirwe mwibona yo kuba mwasohoka muri Nebraska wenda mukajya nko mu zindi leta zigize wenda Amerika. Well, personally yego ariko as a band ntabwo icyo gihe nyine buri wese yari mu bye ubwo n'uwakoraga umuziki yabaga ari kwiga kubwe ari ahiwe nyine ubwo ari ahantu acuranga wenyine cyangwa se ari kwiga wenyine ariko mbere yaho ndumva as a band nta handi hantu twagiye gukora amatora menshi twayakoze nyuma n'abantu like na nyuma twaje one of the achievements twagize hari no gukorana n'amastudio ya hano RMV studio like niyo iri mu studio adufasha gukora ama record rero na mbere yaho ndumva nta matowers menshi twari twarakoze amatowers twagiye tuyakora nyuma uko twagiye twubaka ama connection n'abantu ndumva no muri weekend ishize nabwo turangiye mu bya Noheli twari twaragiye muri South Dakota naho twaragiye gukora umuziki mu gihe cya Noheli nabwo ubwo twagarutse muri Nebraska nabwo kugira ngo ibintu bijyanye no kurangiza umwaka nabwo ama events dufitemo nayo akorwe. Hari challenge usanga ikunda kuhura n'abahanzi nyarwanda by'umwihariko abari muri diaspora hari abahanzi n'ubundi aho muri Amerika wenda mushaka kuba mudatuye muri leta zimwe ariko nabo bari muri Amerika nubwo ari hanini cyane kuko ushobora kugenda hamwe n'umunsi wose cyangwa iki abantu ubwo babyumve ariko hari igihe usanga umuhanzi akubwira ati ngewe biragoye inaha kuba wabona band iri bumfashe kuza gutaramira abantu banjye mwebwe nubwo wenda wumva ari umwaka mugiye kuka bakamukora ibingibi nta muhanzi runaka uri interessaho ngo ababwira ati ariko nyamara ndabona mwamfasha kugira ngo nzataramira abantu banjye hari abari babiinteressaho kuri iki gihe tumaze dukora twari dukeneye yuko abantu bamenya ko duhari cyane cyane abanyarwanda gusa hari aba artiste twanamaze no gukora indirimbo yaba ari studio session kuri recording indirimbo zabo binaha ari no kuba dufitanye amagahunda cyangwa ibitaramo nyuma y'uko ibintu bimaze usanga bimeze neza hari abo twamaze guhana gahunda no gusinya kudilinga kugira ngo ama-concert yabo tuzayacurangemo rero navuga yuko hari nko twakoranye ubushize witwa Bibiana rero nawe ari mu banzi bari gukora ariko navuga yuko abo banyarwanda bo dukeneye connection nabo baba bahari ariko nyine kutumenya ni kimwe twebwe tuba tubazi ariko kutumenya ni kimwe no kuba badutrusting ariko icyo nzi cyo kudutrusting byo biroroshye umuntu akitwumva natwe dufitemo confidence yuko umuziki nyarwanda cyangwa umuziki wari wose ashobora gushaka dushobora kuwukora rero dukeneye connection avuga ko challenges zigihari ni ama connection cyane cyane ko muri state igikora ni connection ko umuntu yakumenya akakugeraho rero navuga yuko still abantu dukorana nabo twabaye muri studio cyangwa n'aba producer twagiye dukorana bakaduhuza n'abantu ariko nk'abahanzi b'abanyarwanda turacyakeneye connection nabo niyo like connection niyo challenge ihari
nkunze gukurikira Instagram yanyu nkareba utuvideo tumwe mushyiraho ariko haba harimo n'indirimbo z'inyarwanda mfite amatsiko yo kumenya nk'iyo mwataramiye abanyarwanda baho ngaho umuziki bakunda cyane cyane uba wiganjemo uwuhe kuko akenshi muri Rwanda Day nkunze kubona nka kimwe mu bikorwa gihuza abanyarwanda bari muri diaspora ugasanga bacuranze indirimbo wenda z'abahanzi ba kera z'inyarwanda cyane ugasanga wenda iz'abubu ni nkeya mwebwe muri experience yanyu mubona umuziki abanyarwanda bari aho ngaho benshi uwo mumaze gutaramira bakunda ari uwuhe ni uwa kera cyane ni uwubu biravanze ni uwuhe mucuranga mukavuga muti kabisa hano ni sawa cyane kimwe mu bintu byantangaje numvaga ko abantu bamaze igihe ahangaha bashobora gukunda wenda imiziki y'ahangaha cyane kurusha ariko actually natunguwe no gusanga iyo ubakiniye umuziki wo mu Rwanda regardless yuko wenda waba ari uwa kera waba ari uwa vuba ariko wo mu Rwanda niyo muziki bakunda ahangaha naratunguwe cyane ariko dufite tuvuge nk'ahantu tuba hari urubyiruko rwinshi cyane rero navuga yuko iyo turi guperforminga ari twe turi guperforminga kenshi dukunda kubishyiramo navuga nk'ama-round tukaba dufite round like cyane turimba indirimbo z'ubu ngubu ariko round ya karahanyuze ntishobora kubura kuko hari flavor itanga abantu bakahita bumva bakumva bishimiye kumva za ndirimbo none ni nabwo abantu bakuze baba hano nabo bahita batangira kwisangamo ariko cyane yuko nk'ibyo birori usanga abantu bato bashaka kubyina rero bisaba kuririmba umuziki wa Bruce Melody abantu bagezweho then ariko round ya karahanyuze iyibuzemo aba ari ikibazo niyo mpamvu tudashobora kwisiga hanyuma rero reka nongere ngaruke kuri Esther nk'umuyobozi wa band Esther watubwira urumva uyu mwaka urarangiye mufite plans zimwe wenda zitagenze neza kubera covid n'ahandi niko byari bimeze ariko murifuza kugera he muri 2021 twinjiyemo izihe plans mwinjiranyemo nka Lyve Band ikintu cya mbere ndumva ikiza ni uko ibyo dushaka gukora uriya mwaka uje twaranabitangiye ibyo dutangiyeho bari babivuzeho nabyo ni icya mbere gutangira gushaka amakonegisiyo n'abanyarwanda bari hano ndetse n'abandi bari muri Amerika especially amastudio abantu bamenye yuko hano muri Nebraska hari band yitwa Lyve bakora umuziki utandukanye bari exceptional turi exceptional mu buhe buryo nta nubwo dutinya kubivuga kuko ahangaha kugira ngo uzajye kubona band ibasha gukora umuziki wose Amerika ibamo abantu benshi buri muntu wese aba afite ikintu ashaka abashaka kugira taste yo mu Rwanda taste yo muri Afrika aho yaturutse cyangwa se n'ahandi the fact ko rero ibyo bintu Lyve bishoboye turifuza yuko abantu benshi babasha kutumenya kugira ngo tubagezeho nyine ibyo dukora ndetse ikindi wenda twifuza gukora ni ugukora andi tours urumva ari nabyo bizadufasha abantu batumenya tujye mu yandi states menshi duconnectinge n'abanyarwanda benshi ndetse no mu Rwanda back home nabo bamenye ibyo turi gukora dufite projects dufite indirimbo turi gukoraho original songs zacu nazo ndumva ziri mu bikorwa dushaka gukora dutangira uriya mwaka ndetse apana tutangira ndumva ari ibyo ikindi nacyo twongeyemo harimo gusanga amakwe y'abanyarwanda bakenera umuziki wo mu Rwanda rero iyo ubundi twari dufite plans za studio kuri indirimbo gukora like performinga mu mahoteli cyangwa iki ariko no kuba umunyarwanda akeneye music nyarwanda mu bukwe bwe cyangwa ibirori ibyo ari byo byose ushobora kuduhamagara ukeneye live
live music cyangwa ukeneye indirimbo zo mu Rwanda, cyane cyane yuko dushaka no guteza umuziki wo mu Rwanda imbere, abantu bakamenya yuko mu Rwanda hari indirimbo, hari abahanzi bari ku rundi rwego bakora indirimbo nziza. Rero niyo mpamvu ibyo ibyo ari byo byose by'umunyarwanda aduhamagaye atubona. Rero avuga ko uwo ni umuryango wundi twafunguye mu mwaka tugiye kwinjiramo. Yego, uwabashaka rero, abashaka muri ibyo birori bye by'ubukwe cyangwa se mu gitaramo cyangwa ikindi kintu cyose gifite aho gihuriye n'umuziki mukora, cyane ko Esther yatubwiye ko muri exception mwihariye, yababona ati mwababwira aho yanyura kugira ngo abashe kubabona, abashe kubaganiriza. Okay, ubu ngubu platform turi gukoresha ya social media umuntu yahita tubonaho bwa mbere akareba ibyo dukora ni kuri Instagram. Instagram twitwa Lyve Band. Ahandi watubona through Instagram watubona, duhora ducekinga nyine, ntabwo umuntu yadushaka ngo tubure rwose. Ubwo ni Lyve Band. The band. Lyve the band. Niho ubwo abadukurikiye mushobora kubasha kubona iyi band. Hanyuma rero tudatindiye abantu, turi mu gihe cyo gusoza umwaka, itariki 31. Hari abantu nagiye mbona kuri social media bavuga ati uyu mwaka niba urasa kabisa bazawuhamye kuko ntago watubereye mwiza. Lyve Band tugomba kwinjiza abantu mu mwaka mushya. Uyu munsi twifuje ko mutaramira abantu, tubaha umwanya kabisa mukadutaramira, bataramira abantu badukurikiye, umubare munini no muri diaspora bakabasha gukurikira indirimbo zanyu. Ariko mbere y'uko dusoza dukurikizaho igitaramo cyanyu, hari ubutumwa mushobora guha abantu babakurikiye, hari abari mu Rwanda, ndanumva aho ngaho mubita ngo ni i Rwanda, hari inshuti zanyu mufite mu Rwanda, hari abari muri diaspora hirya no hino. Ndifuza ko buri muntu umwe muri mwebwe mu masegonda 10-20 gutyo ashobora kugira message atanga mbere yuko tugana ku musozo, tuhita tuninjira mu mwanya w'igitaramo cyanyu cyo gutaramira abadukurikiye muri kano kanya. Cyo navuga, mbifurije umwaka mushya muhire, uriya mwaka rwose uzatubere mwiza kurusha 2020, kandi nka bande yacu we are here for you. Umuntu dukeneye, ubukwe bwanyu ntibuzabowe duhari, ibirori byanyu bizabowe duhari. Turabakunda kandi u Rwanda ku mutima rwose. Nanjye nifurije abanyarwanda bose aho baba ari hose, hari mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, umwaka mwiza urimo imigisha, uzatudohorere rwose, natwibagize ibihe bikomeye bya 2020, kandi tuvuga yuko umuntu ushobora kuba warategereje umuziki nyarwanda muri Amerika akawubura, agashaka abantu bafite impano akababura, Lyve turahari, nta kintu wadushaka ngo kibure pe. Rero twiteguye gutanga ibyishimo n'umunezero tunyujije mu muziki muri uno mwaka mushyashya. Abwira abanyarwanda bose muri rusange n'inshuti z'u Rwanda, Lyve turi haganye. Ntekereza ko ari nk'impano Imana yahaye abanyarwanda, bari mu Rwanda cyangwa bari muri diaspora zigiye zitandukanye. Rero turi hano ku bwanyu, uyu muziki ni uwacu kandi ni uwanyu kubw'u Rwanda. Ibindi umwaka mushya muhire, uzatubere w'amata n'ubuki, wundi u Rwanda ku mutima. Ndifuza ko mu ndirimbo mugiye kudutaramira ko tugiye kubaha umwanya namwe muri budusoreze igitaramo, izizajya ziba ngombwa mugende mugira abantu muzitura, mubahe n'intashyo, mubwire muti indirimbo tuyituye uyu n'uyu n'uyu, turakwifuriza kwinjira mu mwaka mushya umeze neza.
yego so reka mbashimire cyane rero ubwo reka twinjiza abantu mu gitaramo cyanyu natwe nka One Nation Radio tubifurize kugira ibihe byiza n'umwaka mushya ndetse no gutera imbere nka Lyve Band. Mwakoze cyane ubwo bifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Mwakoze cyane. All right, should we go? Mwese aho muri turi Lyve Band twaje kubataramira ngo twinjire mu mwaka mushya twishimye rwose kuko 2020 mwese murabizi indirimbo Loki tuyituye abantu bose bari Dallas, Texas, turaje vuba rwose. Loki, we are coming for you. You better be ready. Loki nikakupa vyangu reka nidushaka bivanga kuko mape ibanga mu kinyarwanda ni ry'ababiri t'inquiète pas qu'on s'arrête pas baby t'inquiète pas qu'on s'arrête pas soyons sages bébé sois sûr que nous sommes Loki mapenda yako tamu yabana tamu njembo no baturi muri eteni ba eva mbea tamu wowe madam asegetin and I get that Loki papa mama shut up Loki Loki, purple, Loki, mama, nibarabuku mukarago, cause Loki, ski, take your whiskey, leave them with a shitty fight. Now we never go say now but we found good to oh, t'inquiète pas, qu'on s'arrête pas. Pas, qu'on s'arrête pas, soyons sages, bébé, sois sûr que nous sommes Loki. Mon bébé est au temps, Abana, temps, yebanu baturi muri eteni. Loki. Loki, wish I do our thing. Loki. Yeah, by the way, Happy New Year, Ivan Budavan, anywhere you are. We are huge fans. Next up, tugiye kuririmba indirimbo yitwa Ishiraniro. This song, tuyituye abantu bose bagiye mu mujyi, abantu bose bari hanze. Everybody in the diaspora, everyone, nta n'umwe uvuyemo. This is your song. Let's hit it.
ugiye mu mujyi kuko wabyiyemeje ndakureka ugende ariko umbabarire unega amatwi nugerayo uzasekerwa na benshi ariko muri abo bose uzakirwa n'imbarwa uzashukwe n'amatara ya z'imiturirwa itatsuru yanjye ngo ukeke ko ari paradizo ugashukwe n'ibizungerezi n'abagendanwa n'ibigezweho nyamara imitima ntigezweho ibyo byose nagaho kishiranira nugerayo inshuti cyangwa umubyeyi umuvandimwe wa mbere na mbere yitwa ifaranga nugerayo uzaseka ubabaye ushinga iryinyo ku rindi bwire buke nugerayo uziga kubivuga neza ushyushya amasaro wikopesha akarobo zashukwe n'amatara yatse imiturirwa itatsuruya ngenga ukeke ko ari paradizo ugashukwe n'ibizungerezi n'abagendana n'ibigezweho nyamara imitima ntigezweho ibyo byose ntabwo ari ishiraniro nugerayo uzapfira ifiyeri agapantaro agashati keza agakweto gasize nugerayo usifuza gutaha ubura icyura uretse ikimwaro n'ibigenda gutaha mbe mwana wacu uzirinde kwandavura utugarukire vuba uzashukwe n'amatara ya z'imiturirwa itatsuru yanjye ngo ukeke ko ari paradizo uzashukwe n'ibizungerezi n'abagendana n'ibigezweho nyamara imitima ntigezweho ibyo byose ntabwo ari imishiraniro n'ishiraniro zashukwe n'amatara ya z'imiturirwa itatsuru yanjye ngo ukeke ko ari paradizo ntituzibagirwe iwacu mu Rwanda indirimbo ikurikiyeho indirimbo yivugira Happy New Year's to our Lincoln community abanyarwanda bose baba muri Lincoln indirimbo barayikunda cyane turabizi nk'ibisanzwe turayibatuye umwaka mushya muhire
You're coming from the money. Take it easy, don't complicate it. Before the simple mommy, take time, don't rush it. Yeah. Do you know me? The movie controller. Say whatever you like, we can stay up till the morning. Still lover, you're the only one. Pick up the phone, yes, the answer. Still lover. I wanna look at you, baby, get over, Katerina. Say whatever you say, she's not in love and I deserve her. I wanna look at you, baby, get over, Katerina. Say whatever you say, she's my lover, I deserve her. Baby, the way you move it, you don't know what you can do with yourself. They come where they can be caught in myself. Honey, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. You know me, baby, you know me. Oh, I wanna look at you, baby, get dark, oh, Katerina. Say whatever you say, she's more than love and I deserve her. Happy New Year, Bruce Melody. We are huge fans too. Indirimbo ikurikiyeho ni Underdog ya Alicia Keys. Indirimbo tuyituye abantu bose bakunda Alicia Keys. Hari undi muntu ushaka kwitura? Abantu bose bamukunda. Iyi ndirimbo ni iyanyu. Iyi ni nayo ndirimbo iri butwinjize muri celebration y'umwaka wa 2021. Please enjoy. Changes if I notice when I look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers, jetting on the bus stop. Single mothers waiting on a check to buy and teachers, student doctors, signs on the front lines, knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping. You love it, you'll find that someday soon enough you will rise.
badusabye ko turirimba indirimbo imwe yo kutwinjiza mu mwaka mushya wa 2021. Yeah. Tugiye kuririmba indirimbo tuvuga ati nimuze tubyine, aho uri hose uhaguruke ubyine uko tubyina, ariko turebe ukuntu umwaka watugendekeye, uko byagenze kose tugiye mu wundi mwaka. Yeah. Umwaka mushya muhire, ari nako tubasezeraho. Twizere ko muri haguruke mukabyinana natwe. Happy New Year. Happy New Year. Tubyine shinyakadiho